ku murongo wa 2 undi nawe araza gusoma mu bami ba 2 5 no kuri 26 dusome dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari ugusohoza rwose dutumbira Yesu wenyine ndasoma uko byanditse siko soma dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera amen dutumbire Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera ndatanga nje nawe twavuze ijambo ri abami ba 2 5 26 abami ba 2 5 26 aramubwira ati umutima wanje ntiwajanye nawe rekeraho ongera some aramubwira ati umutima wanje ntiwajanye nawe wone Elisa wabwiye Gehazi aramubwira ngo umutima wanje wajanye nawe turangirize mu butumwa bwiza bwa Luka 2 no 14 butumwa bwiza bwa Luka 2 no 14 2 no 14 mwijuru icubahiro kibi cy'Imana no mwisa amahoro abe mubo yishimira amen mugire gutya amen kubatanzi nitwa Pastor Rusaya Joseph Munyamahoro turutse mu Bugande aho bita Imbarara sengera mu itorero bita ngo ni inzira y'ukuri naje hano muri iki gihugu nzamwe nivuga butumwa naje mwivuga butumwa naringize imyaka myinshi mbitegura mvugana n'abayobozi guhera kuri bishop wanyu nabandi nabamwe ne data maneza hari ariko igihe cyariki mureke kureba ku ruhande munamuke mu ndebe mureke gusoma Bibiliya n'amatelefone muyareke nihangane mureke amatelefone nono mwumva ijambo ry'Imana ndagushimiye bishop kuba mwaratwakiriye Imana igumuke kandi ntiwanakire nk'umuntu twabanaga kuko hari benshi mu ubwira ntibabyumve kandi tubana kandi tunavuga ariko Imana igumuke kandi reka mbabwire yonga icyo yaravuze atarafa aravuga ngo wamamaza integenke za mugenzi we ngo ni umukozi wa Satani ibindi tutavugiya titwo bivuga hanze nkanje naje mwivuga butumwa kurumva guhera no kuri wowe nundi usibye n'abashumba hari ise ndavugiya sinoza kukivuga ngo mvuge umuntu wari hanze ndishimye kuba ndi kumwe na mwene data Maneza yabaye umuyoboro inyigisho zabiraza zivuga ngo Daud umunsi agira ku ngoma ngo yabaye umuyoboro wo kugeza Mefibosheti ingibwana yamavuga ngo nimuje kundebera gusa nimbaharo wasiga kuko wasawe ngo mugirire neza kubera Nathan haleluya uriya mugabo Imana yo mu ijuru ikugiriye neza yarambwiye tuzaza ndaza uko satujana aho ngiye naho atabashe kubona umwanya tukagenda tuvuga ndashimira rero igitorero kumwa twakiriye guhera kuri bishop guhera kwa pastor guhera kuri revera n'abarimu n'abakristo Imana bahumuke nongeye kwishima kubana na n'uyu mugabo je simuvugaho byinshi ariko ndefanda kaminuza ndefanda muri duru niwe wari director wanje niwe wari director wanje kandi yampaye n'amasomo ya duru niwega bishop yamuvuze ngo avuye mu Faransa n'ibindi njewe ga njegaho na musoro kana muze mureka tuvuga abantu bagihari Bibiri zivuga ngo Mose ngo yari umugwa neza ngo mu bantu bose bo mwisi niko biri zivuga
gutyo uyu mugabo ni imfura kandi uyu mugabo azayicisha bugufi umunsi Dawudi acyura isandiko ry'isezerano yarinyujije ngo mu irembo ryo guca bugufi Yesu umunsi yoza ibirenge by'abigishwa yawunyujije mu irembo ryo guca bugufi. Haleluya! Imana izakugirira neza kubera gusa umugambi wo gukunda Imana. Iyo bije kuba nk'Imana yahamagaye abanyabwenge uburimo uko ni ukuri noneho gamuza mwumvaga ngo umuntu wese ibyo yize nibyo ariko abafaransa ngo ubu niyo wize duru ubu ufite champ d'application iri large kuko ubuzima bwose guhera no mu rugo haba amategeko imibanire y'umugabo n'umugore n'abana nta mategeko gusa niyo yuzuye none ariko mwabyumvise Imana ikugirire neza iherezo niryo ryiza ndashima mwene data yavuze ku gakiza Paulo afunguye amaze gufungura ishuri rya Bibiliya hariya Efeso yabwiye abanyeshuri arababwira ngo mumaze kugera igihe cyo kwigisha abandi ngo noneho namwe nimugende ngo muje kwigisha abantu nta kindi yababwiraga no kugira ngo abantu bazamenye ako gakiza twahawe muvuge ngo amen nta kiguzi twatanze turaganira ijambo rivuga ngo dutumbire Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera ndashimira umuryango wa Bishop na Madame mukomeje kuducumbikira muri iyi minsi turi hano Imana yo mu ijuru ikugirire neza kandi ikwiteho Bishop nibutse amasezerano wigeze umbwira mu 2002 nayibutse nijoro naraye muwe uriya mugabo yari asanzwe ari inshuti yanjye twarabanye mu muhana none nagaza nkunda kurara mu biwe cyane tugatarama tugasenga nibuka ubanza ari 2002 arambwira ngo azagenda kumva inkomanga yo mu mutima ngakumva ko kana kazi arimo atari umuhamagaro wiwe wabyibutse nabyibutse nijoro dutarara ndibuka ngo inza numva aka kazi nkora atarakaje reka tuganire umutima wanje uranezerewe kabisa ku cyumweru mu gitondo twaganira ijambo rivuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanje gakingura urugi nzinjiro dusangire ku mugoroba twavuze hejuru y'umuhamagaro tuvuga impamvu Imana yahamagaye Abrahamu imukura iwabo kandi yamuhaye ibizamine 7 nta mwanya kwari dufite ariko impamvu ya mbere yatumye imukura iri iwabo ngo kwari kugira ngo muri Kanani azaja ngo hazabe kuramya Imana yonyine rukumbi uyu munsi ijambo tugiye kuganira ijambo ngiye kubasigira muri uyu mugoroba nanje nibwira ni ijambo rivuga ngo dutumbire Yesu wenyine bivuga ngo dukura amaso ku bindi ibindi byose abantu bahanze amaso iby'ubwenge n'iterambere tubireke Bibiliya yanze yavuze ngo dutumbire Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera umwanditsi w'uru Rwandiko rw'Abaheburayo ntabwo azwi kugeza uyu munsi wa none ntazwi uzakubwira ngo ni runaka azaba kubesha ariko kugeza uyu munsi wa none uyu mwanditsi ntabwo azwi abantu bazabagenda bakeka bitewe n'amagambo bagenda barusomamo bakavuga ngo ni runaka ariko ntazwi ariko ngiye kubabwira impamvu zitatu zazituma bakeka ko ari Paulo wanditse uru Rwandiko ariko nabwo nugukeka siko bimeze beya nugukeka oya mutaje kuvuga ngo ni Paulo niko navuze baza bakeka ngo ni Paulo wanditse runo Rwandiko kubwo impamvu zitatu ndazivuga zose ngiye kwishima ko bananuriya mwana nimba ari umugabo simbizi ni umugabo ariko n'umwana kuri jewe mfite abana bamuruta ndishimye kuko mukuru we ni inshuti yanje magara uzamubwira azakubwira ubushuti bwanje na pasiteri mukuru wawe
impamvu ya mbere bakeka ko ari Pawulo wanditse uru rwandiko rw'Abaheburayo, bazavuga ngo uyu mwanditsi ngo agomba kuba yarazi neza amateka y'isezerano rya kera, kuko kino gitabo kiza kivuga hejuru y'ibitambo n'abatambyi. Bakavuga ngo ashobora kuba ari Pawulo wanditse runo rwandiko, kuko runo rwandiko ruza ruvuga hejuru y'ibitambo n'iki n'abatambyi. Uyu muntu wanditse ni umuntu wari uzi amateka yose yo mu isezerano rya kera, kuko iki gitabo kiza kivuga hejuru y'ibitambo n'abatambyi. None bakavuga ngo ni Pawulo, kuko nawe ngo yari yarize idini ryabo ry'Abayuda, kandi ngo yari umwe ngo mu bakuru baryo. Amen. Ijambo rya kabiri ngo batekereza ko ari Pawulo ngo agomba kuba ngo yari mu nzu y'imbohe, kuko yavuze ngo mudusengere ngo kugira ngo Imana izadufashe ngo tuzabagarurirwe ngo vuba tubohorwe tuze iyo muri. Kandi ngo Pawulo nawe hari inzandiko yanditse ari mu nzu y'imbohe. Bakavuga ngo uyu ashobora kuba ari Pawulo. Impamvu ya gatatu bakeka ko ari Pawulo ngo nuko yavuze ngo amakuru ngo ya Timoteyo. Yamavuga ngo kubera ko ari Pawulo wabyaje Timoteyo ubutumwa bwiza, oya ni ukuri ndagukanya ko ni Pawulo wanditse urwandiko rw'Abaheburayo. Nizo mpamvu zitatu zituma abantu bakeka ko ari Pawulo wanditse n'urwandiko, ariko nanone biri gahamya neza kuko ntazwi uko nugukeka. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo yanditse afobza. Gufobza niki? Nukumara imbaraga isezerano rya kera. Yamavuga ngo kubera intege nke zayo ngo n'agaciro gake rigira, ngo amategeko ntiyabashe kugeza abantu ku Mana. Bwana sifiwe. Kubera intege nke ziri sezerano rya kera ryagaragaje intege nke n'akamaro gake, kuko amategeko Imana yahaye Mose wahara ku musozi ngo ntiyabashe kugeza abantu ku Mana. Ni ukuvuga ngo iri sezerano rya kera ryagaragaje intege nke n'agaciro gake. Bwana sifiwe. Twasomye ngo dutumbire Yesu niwe banze yo kwizera. Uyu mwanditsi yandikiye Abayuda bari barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, kagakiza baduhaye, ngo kubera gutotezwa no guhura n'ibyago n'ingorane ngo batangira kandi bagusubira inyuma, ngo batangira gutamba ibitambo by'inka n'andi matungo kubera kubabara. Abandikira abasaba ngo gutumbira ngo Yesu wenyine, ku mpamvu hari impamvu zirindwi, ariko kubera umwanya ndavuga impamvu zitatu. Abantu barambwiye ejo bundi barambwira ngo uri kuvuga impamvu nyinshi ngo ntuzirangize, nta mwanya ntitwo bivuga byose ngo tubirangize. Arababwira ngo nimutumbire Yesu ngo wenyine, ngo niwe banze ngo jya kwizera. Impamvu ya mbere yatumye ababwira ngo nimutumbire Yesu, mukura amaso ku bindi byose abantu babona bisa n'ibifatika bigaragara, ibyo byose ngo mubireke, ari ubutunzi, ari inshuti n'abavandimwe, ari abakomeye bo mu isi, abo ngo mubareke, ahubwo ngo mutumbire Yesu wenyine ngo niwe banze jya kwizera. Nuko impamvu ya mbere ngo bizeraga abamarayika cyane, ngo niyo batumbiraga, ngo barebaga bakabona ko ari abantu badasanzwe, bakura amaso ku Mana, bakura amaso kuri Yesu wapfuye, bama batumbira ngo abamarayika ngo aje kubabwira. Bana sisiwe yamabwira ngo Yesu mpaye mabwira ngo mutumbire ngo arutanga abamarayika, ngo kuko izina rye yahawe ngo riruta ngo ayabo. Haleluya. Umwanditsi w'Abafilipi yaravuze ngo Yesu yahawe igihembo ngo cy'izina risumba n'amazina yose. Ituro Abeli ngo yatangaga ryavugaga Yesu. Inyamaswa Imana yabaze kugira ngo yambike Adamu yasuraga Yesu. Aravuga ngo aruta abamarayika ngo kuko izina yahawe ngo riruta ayabo. Yamabivuga neza ngo niwe ngo kurabagirana ku Imana, uwo kubera ko aruta abamarayika ngo niwe kurabagirana ku Imana. Bana sisiwe. Ngo niwe mwuzuro w'Imana, ngo kuko Imana yashatse ku mwuzuro wayo ngo ugaragara ngo muri Yesu. Bizavuga ngo udafite Yesu ntubufite Imana. Haleluya. Paulo yabivuga neza
aravuga ngo yaducunguje amaraso y'agaciro kenshi kugira ngo tubone ko tubabarirwa ng'ibyaha byacu ngo niwe shusho y'Imana ngitazigaragara ngo kandi Imana ngo yashimye ngo yanejejwe ko ng'umwuzuro wayo ngo ugaragarira ngo muri Yesu. Iyo uvuze Yesu uba uvuze Imana, haba n'Imana ubwayo yamwise Imana. Uwo ngo ariwe mutumbira ngo mukura amaso ngo kuba marayika. Yesu yaravuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo ngo ntahoza kwa data ngo ntamujanye. Nta zina ry'abamarayika rivugwaho. Hoya si marayika yaravuze ngo nishewe uwamenye ngo aba yamenye ngo data kuko nishewe nzira ngo nukuri. Uwo yamuvuga ngo aruta ngo abamarayika mukura amaso ku bamarayika ngo mutumbire Yesu ngo wenyine ngo niwe banza ajya kwizera. Bana sifiwe. Umunsi Yesu avuka ntimuzi ko abamarayika hajya twasomye muri Luka twasomye ngo mu ijuru ngo icubahiro kibi ngo no mu isi amahoro ngo abe kubeshimira muri telefone. Umunsi Yesu avuka abamarayika nabo baza kubwira abungere ko Yesu yavutse kandi bari abaje baririmba niho twasomye bazanywe n'ibintu bitatu. Reka mbivuge. Ikindi cyambere cyabazanye ngo baje kureba ukuntu Imana ngo yahindutse umuntu. Yesu bahoraga baramya mu ijuru bagahora ngo bamupfukamira bamuramya bamusingiza ngo tuje kureba mu isi turebe ukuntu Imana yohinduka umuntu. Icyo nicyo kintu cyambere cyabazanye. Ikindi cyakabiri cyabazanye ngo baje kureba ukuntu abisi ngo bazamwakira nk'umwami wabavukiye. Bana sifiwe. Uwo ngo niyo mwanditsi w'Ibibiliya yavuze ngo mumutumbire ngo niwe banze byo kwizera. Abamarayika kuko abaruta ngo baza kureba ukuntu Imana ngo yahindutse umuntu ngo aba mu nda ngo ya Mariya. Yesu aba mu nda ya Mariya. Mariya akagenda afite Imana mu nda ngo yicishije bugufi ngo ntiyanga no gupfura ivugo ku musaraba. Baravuga ngo reka tumanuke natwe tujye kureba neza impamvu ukuntu Imana ngo yahinduka umuntu. Uwo uyu mwanditsi ngo kubera kumenya agaciro ka Yesu yamuvuga ngo mukura amaso ku bindi zose. Uwo ngo baruta abamarayika ngo habe n'abamarayika ngo baramanutse bava mu cyicaro bafite mu ijuru ngo baramanuka ngo baza kureba ukuntu Imana ngo bahora basingiza ngo yahindutse umuntu. Baza ngo no kureba ukuntu ngo abantu ngo bamwakire nk'umwami wabavukiye. Yesu yabivuze neza yamuvuga ngo namara kuza ngo ni umwami w'iki ngo amahoro niwe mahoro yacu. Haba n'umunsi ngo yagiye mu ijuru ngo yaturaza amahoro aravuga amahoro ngo mbasigiye gusinga yabisi basi niwe mahoro yacu. Haleluya. Impamvu ya gatatu yabazanye abamarayika ngo baje kumuramya no kumusingiza no kumuririmbira ngo kuko bari basanzwe babikora mu ijuru. Bananirwa kwihangana baravuga ngo ntiyoza mu isi ngo duceceke mureke natwe tugende mureke tumusange mureke tumukurikize indirimbo zo kumusingiza zo kumuramya kuko uwo nguwo araruta abamarayika. Mutumbire Yesu wenyine ngo niwe banze ngo ujye kwizera. Bana sifiwe. Nimukure amaso kubifatika kubigaragara ibizama oya ngo nimumutumbire wenyine. Niye impamvu yotuma utareba Yesu nibyago n'amakuba. Oya nimutumbire Yesu. Ijambo rya kabiri impamvu yatumye abandikira ngo aba bantu ngo bizeraga Mose cyane. Bizeraga Mose. Impamvu ya mbere impamvu yatumaga bizera Mose ni wageze ngo ku musozi Imana yatoranije imuhamagara wa munsi ngo aragenda aja ku musozi Sinayi ngo imuhereza amategeko 10 azayobora abantu ntibabimvira bazaba bafite Imana. Ariko nanone ngo birananirana bizera Mose kandi Mose yaragitangaza muri abantu batatu yavuze umuvuga butumwa wa mbere. Imana yameyirahira iravuga ngo haba nubwo Mose yampagarara imbere. Mose akampagarara imbere gutya ngo yokize ubugingo bwiwe. Mose yari umuntu udasanzwe. Mose yavuganaga n'Imana ngo amaso ku yandi akanwa ku kandi. Mose watinyutse nyakubaho abwira Imana arabwira ati mbwira imigabo n'imigambi yawe. Imigabo n'imigambi yawe ibyo uteganya gukora. Mose bahagaze imbere y'Imana yamubabwira ngo keretse unkuye mu gitabo aba bantu kandi bishoboka haba n'abantu bose abanyantegeka bazavanga amoko yawe garuka yananirwa hangaga mu butayu. Imana ngo irigarure
ngo batumbiraga Mose kuko ngo Imana ibintu byose yakoreye Isirayeli ngo yabikoreye ngo munsi y'ukuboko kwa Mose. Bwana sifiwe. Muvuge ngo amen. Ngo bizeraga Mose cyane ariko arababwira ngo nimukura amaso kuri Mose uwo ngo mbabwira ngo mumutumbire ngo araruta Mose. Impamvu Mose yakuye abantu mu Egiputa izo nizo ariko ngo yari ku musozi witwa ngo Niwe bari mu butayu ananirwa kubageza mu gihugu ngo ariko Yesu ngo yadukuye mu bubata bw'ibyaha ngo atwinjiza mu bugingo. Bwana sifiwe. Kubera iyo mpamvu araruta Mose ngo kandi cyongeyeho ngo umunsi Yesu aza Mose yari yarapfuye Eliya yari yarajanywe mu ijuru ngo kubera ko aruta Mose akaruta Mose ngo Mose yigeze amusanga ku musozi haraza wa Mose na Eliya wa Mose na Eliya ngo bamusanga ku musozi nta kindi bari baje gukora ngo bari baje gukora remise reprise noneho nka Eliya wari uhagarariye abahanuzi bose yamavuga ngo uwo abahanuzi bahanuye ngo yabonetse ahatsiga ushikire ku buhanuzi bwawe. Mose wari uhagarariye abatamzi n'amategeko yamavuga ngo abatamzi bose bavuze ngo n'amategeko akamuvuga yose ngo yabonetse ahasigaye ushikira ubutamzi bwawe. Muvuge ngo amen. Yesu ni umutamzi wacu araruta Mose. Haba na Mose yaraje aje kumureba aje kumuha izo yari yarasuye avugaga. Nimukura amaso kuri ba Mose ngo araruta Mose. Bwana sifiwe. Icya gatatu ngo bizeraga abahanuzi ariko mureke mbabwire ijambo rimwe ariko arababwira ngo uyu nguyu araruta abahanuzi. Yesu yaravuze yamavuga ngo habe na Aburahamu ngo yifuje kubona ngo umunsi wanje ngo awubone ngo yamanezerwe. Mama mubaza abayuda baramubwira ngo se ngo kutara 50 ngo Aburahamu wamubonye ryari? Yamabwira ngo Aburahamu atarabahongoje we narisanzwe mbise. Haba n'umunsi Yesu azuka kugira ngo agaragaza ko aruta Aburahamu ngo yageze ngo mu cyumba Aburahamu bari barimo kuko paradizo y'abana b'Imana yabaga ikuzimu Yesu ataraza yama agikingura ngo akuramo abera bose Aburahamu bari barimo ngo nababere arababungana abanyuza i Yerusalemu mu murwa abanyuza muri Yerusalemu mu murwa abantu ngo barababona arababungana abajana muri paradizo baradutegereje uwo ngo araruta Aburahamu. Yesu yamavuga ngo haba na Aburahamu ubwe ngo yifuje kubona umunsi wanje ngo awubone ngo aranezerwa. Haleluya. Aravuga ngo araruta abahanuzi. Reka mbabwirije abahanuzi baramuhanura ngo azaza ngo Yesaya baravuga ngo azagira imyaka amagana n'amagana amaze ngo Yesu araza wa munsi avuka ngo ntibagiye kumutura amaturo ngana bagiye kumutura amaturo 3 kandi amaturo 3 abahanuzi ngo yagaragaza imirimo 3 Yesu azakora. Reka ndavuga umurimo umwe gusa byagaragaza ko Yesu azaba umuhanuzi. Yesu Lazaro ari umuhanuzi agera kwa Yairo azura umwana we ari umuhanuzi agera inayina azura wa mwana wari upfuye ari umuhanuzi yakijije wa muntu wari urwaye imyaka 38 ari umuhanuzi yakoze imirimo n'ibitangaza ari umuhanuzi. Muvuge ngo amen. Haleluya. Aja mu gashamba ka Getsemani ari umutamzi zagaragaza ko azaba umuhanuzi akaba umutamzi kandi akaba umwana. Aja mu gashamba ka Getsemani ari umutamzi aja mu nkiko ari umutamzi aza ku musaraba ari umutamzi aza mu mva ari umutamzi azuka ari umutamzi yiyereka abantu wa munsi iminsi 40 ngo ari umutamzi ngo yaganaga agaragariza Satani n'abadayimoni ko ngo ari we wari mu mva ngo kandi ngo yanesheje urupfu ngo nakuzimu. Icyo gihe ari umutamzi aja mu ijuru ari umutamzi. Uyu munsi datuvuga Yesu ni umutamzi wacu. Haleluya. N'uyu munsi amasaha cyari umutamzi umunsi ngo azaza ari umwana kandi ngo tuzimana nawe ingoma. Uwo ngo araruta Mose yamavuga ngo araruta abahanuzi. Numutumbire Yesu wenyine ngo niwe banze kwe. Mwabadamu niki cyabaye niki cyotuma abantu badatumbira Yesu. Mwabagabo mwe namwe mwasara numutumbire Yesu ngo niwe banze ngo kwize. Haleluya. Niwe banze jya kwize kandi ni uzabisoza ibiduhaye dukora umunsi mwe Yesu azaza abisoze ibyo turimo. Nubupfuzi bwo gukura kuri Yesu nubupfakazi se izi mva zose ziri ahanga kurera ngo nimva y'umugabo wawe gusa cyangwa kuragira ngo nimva ya mama wawe.
Jese nigeze nonka pipi tumbira Yesu ngo niwe banze je kwizera uwo nguwo araruta abahanuzi kandi araruta na Mose aruta ngo n'abamarayika. Bwana sisi dutumbire Yesu niwe banze je kwizera. Reka tuvuga abantu batumbire Yesu bavuze kuri Hadasa. Esteri yitwaga Hadasa bisobanura ngo ni impumuro nziza. Yaje kwitwa Esteri, izina rya Esteri rasobanura ngo ni inyenyeri. Noneho yarazwe na Mordecai yari musaza we wo kwa se bawo kuko uyu mwana yari imfubyi ntiyagiraga se na nyina uyu Esteri. Baba mu gihugu cy'ubunyage iriya ariko ngo musaza we ngo yamubwiye ibintu katuvuge bibiri ngo aramubwira ngo tukavuga ubwoko bwacu kandi tukavuge ngo na bene wanyu. Noneho ga ntakavuga kari abayuda kandi ntakavuga ngo na Mordecai kari mwene wabo ga itaza kuba akaba hari ya Mordecai yabaga hari akwirembo hakaba umugabo umwumvuga ngo ni Hamani ugereranywa na Satani. Amen. Nguko yazaga kwirembo ngo yaramubwiraga ngo dupfukamira mundani. Mordecai watumbiriye Yesu akura amaso kubami n'ibikomangoma n'abakuru mu isi. Ibyo ntiyabireba kugeza igihe ngo babacuriye imigambi mibi yo kubita. Umunsi Esther amubwira ngo baze gusenga ngo basenge iminsi 3 cya gitaramo cy'iminsi 3 basengeye ibintu bitatu zari imbere yabo. Bari bafite ikibazo cya Hamani bakagira ikibazo cya giti cyashingiwe Mordecai bakagira ikibazo cy'inzandiko zari zarashyiriweho n'amatariki y'abayuda uko bazapfa. Izo nizo bintu bagiye gusenga muri ya minsi 3 kubera ko Mordecai n'aba bayuda bose ngo batigeze batumbira ibireba ibigaragara n'amaso ngo batumbira Imana yo mu ijuru. Baravuga ngo twigeze turamya ibigirwa Imana ngo usibye Imana yo mu ijuru yaramye ijuru n'isi. Haleluya! Nimutumbire Yesu wenyine mukura amaso kubikomangoma n'ibindi bidafite umumaro kuko ngo ni uzabisoza. Amaze ngo barasenga Imana yo mu ijuru irigaragaza. Hamani niwe umutambagiza agenda avuga ngo dore uko bazabagira ngo umwami akunda abantu batatumbiriye ibigaragara n'imifatika. Bwana asifiwe. Ntabwo ndenze iminota bampaye kandi si mikeya ariko ye Rahaba yari indaya yabaga Yeriko ariko ku mazu ku nkike yabaga hejuru. Ntabwo yarakishijwe n'umunsi n'umwe ngo arangize ahora muri yo. Ntiyarebaga isuku y'abagabo bamugana, ntiyarebaga ikindi icyo yarebaga n'amafaranga. Umunsi umwe akura amaso kuzo yarebaga ngo atumbira Yesu. Abatasi ngo bazi ngo abitegereze ngo babonamo Imana. Nikuzure niki uzabitegereza ngo amaze kubabonamo Imana yababwiye amagambo menshi yamababwira ngo twamenye ko Imana yaramye ijuru n'isi ngo ariyo Mana yanyu ngo kandi ngo haba n'abantu bose bari hanze ngo haba n'inzego z'umutekano ngo zakuba imitima ngo niyo Mana. Bwana sifiwe. Ngo none kubera izo ngizo ngo nimumbwire ngizo muzankora kuko naje ngo nabahishe. Bamamubwira ngo Uwiteka namara kuduha igihugu nutatubura ngo tuzagukiza. Yamavuga ngo muzankize n'umuryango. Yamavuga abantu bose niyo bashatswe n'abakuru be n'abanyirasenga n'abandi. Baramubwira ngo uzabazane muri inzu. Bamusigira ngo akagozi ngo gatukura. Akagozi gatukura kageranywe n'amaraso ya Yesu. Kandi bizava ngo ayo maraso ya Yesu ngo azavuga neza kurusha amaraso ngo ya Abeli. Ayo maraso ya Yesu ngo niyo yabaye umuziro wo gucungurwa kwacu. Ayo maraso ya Yesu ngo niyo yahaye Yesu imbaraga ngo zumuzuko. Haba n'umunsi Yesu ngo azaza icyo azatubaza ngo azatubaza ayo maraso. Hari ibintu bitatu azatubaza ngo azatubaza umwanya kwapfushije ubusa ngo atubaze ubutunzi bwacu cyo kwabukoresheje. Icya gatatu ngo azatubaza amaraso ya Yesu birigota icyo yakoze nico yahinduye. Kuko bazatwara n'abantu bazaba bafite ikimenyetso cy'amaraso ye. Sigara n'akagozi gatukura kagereranywa n'amaraso ya Yesu kuko yatumbira abatasa babona mu Imana. Niki wasigiwe umunsi Yesu agenda yadusiganye ikimenyetso cyayo maraso. Abatumbiriye Yesu abamuhanze amaso bagakura amaso kubigirwa Mana bagakura amaso kubidafatika abo ngabo umunsi Yesu azaza
ngo azababaza amaraso azatuyahinduye mu bwimo bwacu. Nimukura amaso kubidafatika, nimukura amaso kubigaragara, nimukura amaso ku butunzi, nimukura amaso ku bindi byose, ngo mutumbire Yesu, ngo niwe banze byo kwizera. Baramu yahanuye ko Yesu azavuka, ariko agira ibyaha bine yakoze. Ngo aje kumureba amubona ari nk'inyenyeri izaza, kandi akazaza ari umuco uzamurikira isi. Ariko ngo arangize ntiyamutumbira, amukuraho amaso, atangira gutumbira ibidafatika. N'ubu abantu bamwitora ariko barakwiye amaso kuri Yesu, ngo bayahanga ibindi, ngo amenye amakuru Baraki gusa amutumiye, kandi ibi Baramu izavuga ko yagiraga ubushobozi bwo kuvuma no guhesha umugisha. Amaze ngo arangize akura amaso kuri Yesu yahanuye uzaza gucungura abari mu isi. Amaze ngo yama agenda ngo akenera ruswa, ashyira amaso kuri ruswa ku mafaranga bari bamuhaye, ngo arahaguruka ngo aragenda, ariko Imana ngo imuhumisha amaso y'umubiri, ngo n'amaso y'umutima, ngo arangiza bituma Imana ibumbura indogobe, ngo iravuga iramubwira ngo se kunkubita gutya ngigiye twabanye nawe wigeze ubona gusuzugura n'umunsi n'umwe? Ese wowe wahumuye amaso ukareba imbere yacu hari marayika ufite ingota yatwitangiriye kuko wagiye uhagurukana umugambi mubi utahagurukanye umugambi mwiza w'Imana. Ngo aragurukana aragenda, Imana iramubwira ngo icyo nzashyira mu kanwa kawe ngo yitegereze ubwoko yaragiye kuvuma, yamuvuga ngo n'ubwoko ngubwo abo ni bande yabonye? Abo yabonye Baramu ngo nabatumbiriye Yesu wenyine gusa. Aravuga ngo niwe banze byo kwizera, byo kumanitse yavuze. Aravuga ngo nabitegereje ngo mbona ari ubwoko ngo butuye kwako, ngo kandi ngo ntibuzabarwa ngo mu mahanga, ngo nabasha kuvuma ab'Imana itavuye, ngo narakarira ab'Imana itarakari, ngo ko ndabitegereza ngo nkabona bafite imbaraga nk'izi mbogo, ngo kandi ngo barabunza kujya kw'intare iri mu byana byayo. Ninde mugabo w'intwari wabasha kubavumbura? Abatumbiriye Yesu, abagabo batumbiriye Yesu, abagore batumbiriye Yesu, abahungu n'abakobwa batumbiriye Yesu, ngo bameze iki? Biriya yavuze ngo n'ubwoko butuye kwako, ubwo n'ubwoko butuye kwako, ngo ntibuzabarwa ngo mu mahanga. Abo ngo aje kuvuga yama yifuza iherezo ryabo, aravuga ngo icyamba ngo nkifira kuko abakiranutsi baza bapfa, ngo kandi iherezo ryanje ngo rikamera ngo nkiryabo. Bwana sifiwe. Mukura amaso ko bifatika, mukura amaso ku byo mwiringiye, mutumbire Yesu wenyine, ngo niwe banze byo kwizera, kandi ngo niwe uzabisohoza byose. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Tugiye kurangiza. Babasore bizavuga ngo abasore bamaze kubashyira mu itanura ry'umuriro. Umwami ngo yarababwiye ngo si Imana mwiringiye, Imana mwizeye izabakiza ngo amaboko yanje niyihe. Niyihe Mana mwiringiye, niyihe Mana muhanze amaso, niyihe Mana ngo mwatumbiriye, niko mwibesha izabakiza amaboko yanje. Bamabwira ngo nubwo itadukiza, ngo icyo tuziho ntabwo tuzasenga ibishushanyo. Ngo barabafata ngo babashyira ngo mu muriro, ngo benyegeza kangahe? 7. Bari bageze mu mwuzuro w'Imana, tako bari gusha 7 ni mu mwuzuro w'Imana. Haleluya! 7 ni mu mwuzuro w'Imana. Imana iramubwira ngo injiramo utegereze iminsi 7. Birashoboka ko abantu batatumbira Yesu bazakurwa ku mutima bakinjira. Abagore batatumbira Yesu muri iyo minsi 7 bagaruka. Abagore batatumbira Yesu muri iyo minsi 7 bagaruka. Abantu bose b'abanyategeka batatumbira Yesu muri iyo minsi 7 ngo bagaruka. Iminsi 7 ngirashira, iminsi yo gutegereza, iminsi 7 wari umuziro w'Imana. Ngo barategereza umunsi wa mbere, abantu barananirwa, batangira gutumbira ngo kubiri mwisi, batangira kuvuga amagambo atari amagambo. Baravuga ngo twabereye ngo imvura yari itaragwa ngo n'umunsi no, yewe no barashaje, ngo baramufashaga. Turi mu gutaramana n'abantu ngo batazaragwa ijuru, turi mu gutabana n'abantu bakadufasha ariko ntibazagerayo. Bari mu kurivuga bakarivuga nk'abarigezemo, ariko
ntibazarigeramo. haba na satani ararize uko rimeze n'uko riteye, ariko yarivuyemo kubera kuko atatumbiriye Yesu. iminsi 7 irashira, iminsi 7 ishira, Imana irabwira ngo gira nkingi utazaje kubira amarangamutima y'abene wanyu. Haleluya! Igira nkingi. Imana abatoroje bavuga ngo Imana ngikingura amasoko y'ikuzimu ngo nayo mwijuru, ngo amazi yavaga mu kuzimu hasi ngo nayo mwijuru, amazi ngarasendera ngo kwisi, ngo baraza baravuga ngo udukingurire, Nowa udukingurire. Aravuga ngo ntabwo ari jewe, ngo wakinsi. Nuko amazi aterura yankuge ireremba kuri abicaye mugu bafite abicaye munguge bafite gezugo bazaso abicaye munguge bafite amahoro. Abari muri Yesu nta rubanza ruzabasirwa, kuko ngo niwe mahoro yacu, niwe mahoro yacu. Mutumbire Yesu, niwe banze ryo kwizera. Mukure ibintu amaso kubidafatika. Igihe tugise kuri uyu musozi kirahagije. Twasomye mu Bami havuze ngo umutima wanje wajanye nawe. Namani yaraje amaze kuva iwabo, amaze kubwirizwa na mwana w'umukobwa ngo wari umukozi wa Mukanamani. Uriya mwana w'umukobwa azageranwa n'umuka wera, azageranwa ngo n'umuka wera. Yamabwira nyirabuja aramubwira ngo mu gihugu cyacu hari umuntu nitegereje databuja, mbona databuja afite ikibazo cy'ibibembe, ibihembe bya Namani n'ibyaha. Abantu batatumbira Yesu ngo n'abanyabyaha ariko birizivuga. None icyamba akagenda mu Samariya, iri iwacu mu Isiraheli, hari Imana, hari umukozi w'Imana yabashe kumukiza. Namani ngasaba izangombwa, araguruka ngaragenda ajana icubahiro n'abantu bamuherekeje, ngo agereyo yarazi kuko Elisa ngo azakora kubiza ibihembe ziwe arizo zahaziwe, ngo akamukoraho kubera ko ari umunyacubahiro, ngo ararakara. Abagaragu baramubwira ngo se iyo gusabe ibikomeye ngo ntiwari kubikora, ngo sinkamansi yo kugira gute, ngo kwibira muri Yordani inshuro 7. Namani ataratumbira, yarabaga icyubahiro cyiwe. Ubushize narababwiye ngo Yesu yakuye Yohana amukura muri kamera 3, yamukuye mu cyubahiro. Yohana ngo yari umunyacubahiro atarakira Yesu, ngo arangize Elisa ntigeze amukoraho, yamategeka gusa. Aravuga ngo genda kwibira muri Yordani inshuro 7. Inshuro ya mbere Namani yakoze muri Yordani ngo nukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Inshuro ya kabiri yakoze muri Yordani ngo nukwihana. Inshuro ya gatatu ngo nukubatizwa. Inshuro ya kane muvuge ngo amen. Bwana asifiwe. Agira gute ngo mara ya 7 umubiri wi umera gute nk'umwana w'uruhinja. Inshuro ya 7 yatumye Namani ya arakira ibibembe ngo nuko ari imbuto z'umwuka wera nizo cyamuhinduye. Abantu batatumbira Yesu ntibabasha kwera imbuto z'umwuka wera. Haba nubwo hanura gukora ibitangaza mu isi, ariko utarera imbuto z'umwuka wera ntabwo uzaja mu ijuru. Oya, utarera imbuto z'umwuka wera oya ni ubusa gusa. Niba abandi Yesu azavuga ngo mwahanuraga mu izina ryanje, mwakoraga imirimo, ariko nimugende izo mwabikoraga simbazi, nimuje hansi kuko bateze imbuto z'umwuka wera. Wohanura ugakora ibitangaza ariko uri umupagani. Ariko icyo Bibiliya zireba ngo no kwera imbuto z'umwuka wera aba atumbire Yesu, amukura kubidafatika. Umva nimuhindukire. Dukeneye abahungu n'abagabo bameze nka Yoshua na Kalebu, barema itorero imitima, bari abantu bagiye gutata. Utekereza abagabo b'abanyabwoba 10 bari bataratumbira Yesu, bari bagifatika. Bamava ngo nukuri ngo twarebaga nyine koko, ngo twari tumeze nk'amahanzi, ngo haba nabo ngo niko batubonaga, ariko n'abanyabwoba. Haleluya! Nguko twirebaga twabonaga tumeze nk'amahanzi, ngo haba nabo ubwabo ngo niko batubonaga, bari mu mitima yabo abantu batatumbira Yesu. Nuko ariko Yoshua na Kalebu ngo abagabo batumbiriye Imana, bamenye imbaraga zayo, ngo bamarema iteraniro imitima. Mama babwira ngo nimba Imana twishimira gusa ngiza izaduha ngo tuzabajya nk'imisima, izaduha ico gihugu. Bwana sesiwe nimukura amaso kubifatika, izo abantu bahanze amaso imyaka myinshi aragenda Gehazi yamakurikira Namani ngo kubera kuko Elisa yanze kwakira ibihembo. Ese namwe no
abantu baza bagurisha impano twayiherewe ubuntu ngo arangize turarangije mwarambiwe yamamubesha umuntu utaratumbira Yesu ati kubunyine ubona uratandukanye na databuja hama haza abashitsi bavuye ngo mu misozi y'Efremu none arantumye ngo bizandi wari wamubwiye ngo uramuha ngo ubinde imijane tuzo kubakiriza arabimuha aragenda arabinyegeza sinababwiye ibyaha bitandatu za Petero ese nabivugiye hano ba hano niho navuga ibyaha bitandatu za Petero yamagenda abinyegeza Petero icyaha cya gatatu yakoze ngo ari kuba kimufatiriya kwa mbari Yesu yarenga noneho nawe akagenda ahengo niko birizivuga haleluya no gezi taratumbira Yesu yamagenda yihisha abishira mu nzu umutima wande Elisa ngo wajanye nawe aramubwira ati sege haziwe wari urihe ati umugaragu wawe narahanga ntahona nagiye ntaho wari wagiye ati ntaho none umutima w'Imana ndi wajanye nawe ubwo wakurikiraga namani ese warapfuye ibibembeza amayimuzaho umutima w'Imana uri mu kujana nawe wa mugore we wa mugabo we wa musore we nawe ubwo imyaka ugize mu itorero utaratumbira Yesu umutima w'Imana uri mu kujana nawe izi ni mu gukora mu gwihisho izi ni mu gukora iyo abandi bose batazi umutima w'Imana uri mu kujana nawe viyuri wireba ku nyungu wireba ku bindi zose izo zose ugize igihe uyu ni umwaka wo gutumbira Yesu dukura amaso ku bindi uyu mwaka wa 2022 ngo ni umwaka w'iki ni umwaka w'imfura wo gutumbira Yesu birigira mu yanditse amagambo akomeye Imana yagaye Farawo yaravuze ngo ikintu Imana yagaye Farawo ni ukuntu atabasha gukoresha ubwenge bw'abanyegiputa turi mu kubona abandi bafunzwe hahandi hirya aba baje ko bazababaza abo bakamaze abazi guhinga ugaca imifreje igihugu kikingira ariko iyo mabajana mu buretwa gusa bwo kuza bakora amatofari nta nani nuko kibazaje umusaruro umva agakiza twarakawa gabo kugira ngo tukabyaze umusaruro Yesu yaravuze ngo nimugende ngo mu isi yose nimugende hari abatarakizwa ariko ntakindi muzababwira muri uyu mwaka ngo kubagira ngo nimutumbire Yesu nimukura amaso kuri ba Mose n'abahanuzi abo ngabo oya mubareke n'abamarayika ubu ngo ngaruta abamarayika ngo kuko izina rye yahawe ngo riruta ayawe Imana fashe kandi tuganze amen.